twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze kuri televiziyo ikorera kuri YouTube ni Iteka TV, televiziyo mumaze kugaragaza ko mukunda cyane kandi muri benshi, televiziyo ibagezaho ibiganiro byiza cyane bibubaka mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Twagize amahirwe rero yo kuhura n'umwe mu bakobwa b'abahanzi beza cyane ufite impano idasanzwe y'ubuhanzi, araza kuitubwira. Ikaze nanone kuri Iteka TV. Murakoze. Amazina yanjye ni Joyeuse Imana, nkuko bivuze ko ndi umuhanzi kazi. Ndabona ariko wambaye umupira mwiza wanditseho ngo umwubatsi w'amahoro. Ese umwubatsi w'amahoro undi bimeze bitewe? Tubwire. Umwubatsi w'amahoro ni indirimbo yanjye nakoze bwa mbere, nanayanditse mu ndirimbo za mbere, no kuri YouTube channel yanjye yarasohotse iri hanze, ifite audio gusa. Wenda tutaragera ku bijyanye n'ubuhanzi bwawe turaza kubigeraho nabyo tubiganire ku buryo bwimbitse. Joyeuse ni muntu ki? Joyeuse ni umukobwa uvuka mu diyoseze ya Ruhengeri, paruwasi ya Bumara, akaba ari umukobwa w'umujene urangije muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami ry'uburezi. Ikiyongeraho nkaba ndi umuhanzi, umuzima bw'ubuhanzi nyine busanzwe. Kumburi n'umurezi ukaba n'umwubatsi w'amahoro. Ni byiza cyane. Yego, ubuse Alexia simbizi niba biri dushobokere ko kutubwira ufite imyaka ingahe cyangwa ibintu nk'ibyo. Imyaka yanjye navutse mu 1997 ku itariki 8 z'ukwa gatanu. Ubundi Alexia akunda iki, yangi iki mu buzima busanzwe? Turashaka kwinjira mu buzima busanzwe ubundi tubone tujye ku buhanzi bwawe. Mu buzima busanzwe nkunda amahoro. Ndi n'umwubatsi wawe nyirubwo nkunda amahoro mu buzima busanzwe. Icyo nanga rero nanga karengane. Nanga kubona umuntu ahohotera undi yamubangamira, nyumva imbabaje cyane, nkumva mfite ubushobozi natanga aho hantu nyine nakora igishoboka cyose uwo muntu akarenganurwa. Umuntu ushatse kubuza undi amahoro rwose ufite ubushobozi naye wayamubuza? Ntabwo nayamubuza, ahubwo nabafasha nyine bakabana neza mu mahoro. Yego, Alexia rero ese ibi tutari twagera ku buhanzi bwawe nyine nkuko nabivuze, ubundi kuririmba ni ryari wiyumvishemo ko ufite impano y'umuziki? Impano y'umuziki rero natangiye ndi umwana biga mu mashuri yisumbuye muri Tronkom. Ndirimba indirimbo zisanzwe zabaka mariza z'abahanzi nyine baraho basanzwe. Nyuma ya 2014 nibwo nanditse indirimbo yanjye ya mbere, ndayandika nkomeza kwandika n'izindi nyinshi cyane, ariko nyine nkumva ntaho bizagera bitewe n'ukuntu nabonaga ubuzima ndimo n'iki nkabona biragoye. Ubwo rero gake gake nagezaho mbona ndimba zimbanye nyinshi cyane mu ikayi nyine ziruzuye. Nuko ndavuga ati ibi bintu rero ntabwo navyihererana gutya gusa, cyane ko zimo n'ubutumwa wenda bwafashe abandi bantu. Ahubwo wareba ukuntu ajya muri studio nibura agakora imwe akayishira ahantu kuri YouTube, nibura gake gake bizagenda biza. Nuko ngenda bigerageza mbona birakunze. Yego. Alex, ko atari abakobwa benshi tuzi bashiruka ubwoba bwo kuba baba bahanzi bakabishyira ku mugaragaro, wowe niki cyakumaza ubwoba? Ni n'ikibazo nyusanga abantu benshi bafite impano bandika utuntu twiza cyane, ariko kugira ngo avuge ngo mfashe ngewe neho iyambe nagiye ngiye gukora iki biba bigoye. Ngiye rero narasenze, ndasenga bwati Mana uzampa imbaraga, ntacyo nishoboreye, ariko kubera ko ndi kumwe nawe Mana bizakunda, kandi bitangiye kugenda bikunda. Ugize amahirwe ubona biciyemo? Yego. Abagenzi bawe si wababwiye ko ugiye gutangira ubuhanzi, inshuti zawe zisanzwe, ababyeyi n'abandi bawe ba hafi babyakiriye bate? Mbere nambe nabibwiye mu rugo, abajyaga abana nyine nkunda kubaririmbira ibiki, nkabaririmba nizo zanyu haziririmba mu rugo, bati ni byiza, ako nyine biraho ngaho. Mbabwiye ko ngiye kujya mu muziki, bwa mbere mbivuga byarababaje cyane, ariko nenda ngiye segonderi. Ababyeyi benshi afite imyumvire mbi yo kumva ko umwana ugiye mu muziki agiye kubikirara, agiye kubiki cyomanzi nyine umuntu waho ngaho. Ariko tugiye bambwiye bati rero tuza ubanzire kaminuza, nibura umaze guca kenge uzabijyamo nyine uzibyugiyemo. Numviye inama zabo rero ngeze muri kaminuza nibwo nagiye muri studio. Ona mbibwira umubyeyi wanjye n'abavandimwe barabyishimira cyane, bambwira ati courage nyine tukuri inyuma. Akabazo k'amatsiko, uri umwana wa kangahe wanyu? Ndi imfura. Kuba uri imfura rero barumuna bawe babyakiriye bate babonye mukuru waba ari umunyamuziki? Byarabashimishije cyane. Yego, ni ibintu bibashimisha cyane, nyine mbamo nabyishimiye.
yego ubona barumuna bawe se babikunze ku buryo nabo bumva bazatera ikirenge mu cyawe? Cyane yego. Noneho tubwira ukikinjira mu muziki uretse izo ngizo watubwiye ba Kamariza wajyaga wigana, indirimbo yawe ya mbere ongera uyitwibutse. Iyo nanditse bwa mbere ntabwo nasohoye bwa mbere. Bwa mbere nanditse indirimbo yitwa Vugirizwa impundu, ariko yasohotse bwa mbere n'umwubatsi w'amahoro. Indirimbo umwubatsi w'amahoro cyangwa n'izindi zose ufite ni indirimbo zishingiye ku kintu ubuzima busanzwe, ni indirimbo z'urukundo, ni indirimbo za gospel? Tubwire. Ni indirimbo zitanga ubutumwa bwo mu buzima busanzwe, harimo na gospel n'iz'urukundo, ariko izo nabanje mbere na mbere nizitanga ubutumwa bwo mu buzima busanzwe, zigisha abantu aho dutuye, aho tuba, bakora iki, bahindura iki, bumva ibi ngibi. Wakomeje kutwicisha amatsiko ndetse n'abadukurikiye, gerageza uturirimbireho gatoya kuri iyo ndirimbo umwubatsi w'amahoro. Yego. Tanga amahoro, ubaka amahoro, mugenzi wawe umuha amahoro, duture twibere mu mahoro. Abantu bamaranye ngo barapfa amafaranga, nyamara Yezu yaravuze ati ayo matindi nimuyashake mw'inshuti. Nubwo twirengagiza iby'isi birashira, burya iyo tubirwanira biba biduhema. Yego nako. Uhereye ku ndirimbo umwubatsi w'amahoro, kujya muri studio bwa mbere ntago byakugoye? Byarangoye kuko urumva umuntu ubuye wiberiyo hirya mu cyaro ageze muri studio, ariko icyangoye cyane wenda nukuvuga nzajyayo gute, nzajyana iki, yuko abakeneye nabo amafaranga ntago bakorera ubusa. Naho kugeramo nkaririmba byari bisanzwe, ntango byangoye cyane. Studio wari uyigezemo bwa mbere, niki cyakugoye ukigera muri studio cyangwa niki cyagutunguye? Ikintu cyantunguye muri studio, je nari nzi ko nyine muri studio ugenda bagahita nyine bacuranga, ugahita uririmba nyine indirimbo kanayitahana. None ikintu cyantunguye nyine ambwati nyine ngiye kuguha beat uririmbireho, noneho mfate nyine record, recording. Tegeza ko indirimbo arimo nkayitana, bwati rero gake gake ndagenda nyicuranga nyumva nkosora, nzayiguha nyine nyuma gihe runaka. Nyine numva birantunguye cyane. Wowe wari uzi ko ari nkuko wajya mu isoko ukajya guhaha ikintu ukagitahana, ntabwo wari uzi ko ari ukuyigumishayo igihe cyo kuyitunganya cyarangira ukabona ukajya kuyifata? Yego. Ntabwo wagize ubwoba ukiyambara ari ama headphone uri imbere ya micro ya studio? Byarangoye cyane. Naramburaga nkumva mu mutwe biradunda cyane, birakubita, nkavuga ati noneho ibi byo ngiye nzabivamo mu by'ukuri. Tangira kugira ubwoba? Yego, nyine nkihanga, nkavuga ati nzi icyo nshaka, ngomba gukorana umwete. Yego. Mu rugo iwanyu nibo baguhaye amafaranga yo kujyana muri studio bwa mbere? Oya, ntabwo mu rugo bayampaye, ahubwo aho undi muvyeyi ngiraho ku ruhande nyene nawe nabimuganijeho, ambwira ati noneho njyewe nagukoreshereza indirimbo 3 audio, nuko nyine abari bumfasha azinkoreshereza. Yego. Nyuma yaho babonye mu rugo rakomeje gutsimbarara, winjiye mu muziki, babonye indirimbo ya mbere isohotse, nubuhe bufasha baguhaye? Ubufasha bampa nukunsabira mbere na mbere n'inama. Yego. Hanyuma ubu ngubu umaze gusohora indirimbo zingahe? Hamaze gusohoka audio 2 n'indi mwiki muri studio. Ntabwo uratangira gukora indirimbo z'amashusho? Ntabwo ndabitangira, gusa ndabiteganya. Uretse Kamariza uvuga wahereyeho urebaho icyitegererezo, uririmba indirimbo ze ukumva bigiyemo, abandi bakakubwira batufite ijwi ryiza ni nk'irya Kamariza uririmbye byacamo, undi muhanzi wumvaga wakwera nk'icyitegererezo wakundaga ninde? Icyo gihe umuhanzi nakundaga kumva indirimbo za Rugamba Sipiriyani. Ubu rero nsigaye nkunda kumva cyane iza Karasira Clarisse. Yego, namufatira urugero mu buhanzi no mu buzima busanzwe. Mu buhanzi ko harimo ibintu byinshi, hari ukumenya kuririmba no kugorora ijwi nk'uko mubyita, wasinzi niba mbeshye uraza kunyomoza, ndetse no gucuranga. Uretse kuririmba hari ubundi bumenyi ufite mu bijyanye n'umuziki? Mu bijyanye n'umuziki usibye kuririmba gusa,
ubundi ntabwo ndabugira ku rwego rwo hejuru. Icyo niga ubu ngubu ngerageza gushaka ubumenyi ni gucuranga gitari, ariko nyine biracyari kure cyane. Uretse gitari zi piano yo ntabwo ujya ugerageza, ntabwo urayitekereza? Oya, ntabwo ndangira kuri urwo rwego. Yego. Ese umuziki ucuranze na gitari n'ucuranze n'ibindi bikoresho wumva ukuryoheye cyane ari wowe? Ngiye nkunda gitari cyane. Yego, kurusha ibindi. Ni iki cyatumye uyikunda? Nuhe mucuranzi wa gitari ucuranga ukumva birakuryoheye ku buryo wumvishe wahitamo gucuranga gitari nawe? Nigeze kubonaho indirimbo ya Byumvuhore kera acuranga, nkareba ukuntu abikora, nkareba n'ukuntu ameze, nyine nkumva binteye imbamutima, nkumva nkavuga ati nanjye cyangwa nkazacuranga nka Byumvuhore. Nyine nkurikira ikintu kindimo ku buryo numva umunsi namenye gitari nzacuranga ibintu bigakomera. None se wowe uyikoze ku mufuka ugura gitari cyangwa uyicuranga ari uko wenda wayigutije? Oya, ntabwo nyifite yanjye. Ahubwo hari umuntu nyine unyigisha, we afite nyine nkigira kuri iyo ngiyo. Yego. Gitari ko abakobwa benshi bayitinya ngo irakomera, nubwo wenda atari ko biri uraza kuitubwira, we ntago igikukomerera? Burya ku kintu cyaba gikomeye kose ugishaka ubona nyine ari ibintu bisanzwe. Gitari iyo utayitangira ubona ikomeye pe, bajya bimuraho intoki bazimana bazizamuka, bura nyine ntabwo wabishobora, ariko iyo byinjiyemo neza ubona ko ntabwo bigoye cyane. Yego. Uretse umwubatsi w'amahoro, indi ndirimbo wakurikijeho ni iyihe? Indi ndirimbo ya kabiri yasohotse ni yitwa Niki wasigarijwe. Yego. Turirimbira agace kamwe twibutsa abakurikiye Iteka TV ko indirimbo zawe nibazishaka bazisanga hehe? Kuri YouTube channel yanjye yitwa Mutuyimana Joyeuse. Yego. Abashaka kureba Mutuyimana Joyeuse rero bagiye kuri YouTube channel ye, babigeragaze bate ko bagukurikiye? Bakore subscribe, basangiza bagenzi babo, bashireho na comment na like, baraba bakoze cyane. Baguha ibitekerezo, bavuge baturashoboye cyangwa ntushoboye ubimenye, ibitekerezo byabo byose birakubaka cyane. Yego. Naho turirimbireho agace kandi kuri iyo ndirimbo ya kabiri. Kombona uzengereje rubanda, uhuguza n'abantu ibyabo, ukabatwara n'ibibatunze, ese nicyo wasigarijwe? Niki wasigarijwe? Nicyo umariye abandi? Nicyo umariye isi? Bagenzi nitwisuzume. Murakoze cyane. Sinzi niba ariko bimeze, ariko uraza kutubwira. Hari igihe bavuga ngo abahanzi baririmba urukundo cyane ngo ntabwo biba rubarimo, wowe bimeze bite? Urukundo se, urukundo ni ubuzima bwa buri munsi, nta mutaba mu rukundo. Urasa nyine aba rurimo ku rugero rwe. Hari urukundo Imana idutegeka gukunda bagenzi bacu, ariko hari n'urukundo wenda rw'umuhungu n'umukobwa gutyo, kope kopine, sheri shushu. Wowe ni uruhe? Ngewe ubwo nkunda ubu ngubu ni urukundo nyine rumwe rusa rwa kivandimwe, niko turwita. Yego. Ubwo rundi rw'abakope n'abakopine cyangwa se abasheri, nyine abafiyanse, narwo ntabwo bagerwaho neza. Yego. Ntabwo ufite sheri? Abarambagiza barahari benshi, ariko nyine umwe uvuga uti uyu nguyu noneho niwe rwose tuzabana, ntabwo araboneka. Mu by'ukuri wabuze amahitamo? Oya, ntabwo nabuze amahitamo, ahubwo ni igihe kitaragera. Igihe kizagera ryari? Imana nyine ni makuvuga iti noneho kirageze, kizaba nyine kigeze. Wigeze utekereza ku karirimbo uzaririmbira sheri wawe? Ntabwo kabura. Tubwireho agace kamwe. Ndahimba akanyikizo gato cyane. Ntacyo bitwaye. Ni wowe rukundo rwanjye, ni wowe unyura umutima, soko y'umunezero, wowe marangamutima yanjye. Nako. Sheri wawe arahishiwe, ndumva ari byiza cyane. Reka twinjire mu buzima busanzwe bwawe, urihangana. Yego. Alexia iyo yambaye neza yambaye ate? Iyo nambaye neza mba nambaye
imyenda miremire igera hasi nubwo ntambaye uyu munsi ariko nyine nambaye imyenda itambangamira uvuga ngo birantega ngo ndagwa ngo umuntu ngagize ngo iki oya mwera nyine numva nisanzuyemo ngenda numva ndi fier yawo nimba nambaye neza ariko biba byiza cyane iyo nambaye agakanzu karekare numva ari byiza ngaho wumva urimo sawa cyane yego ari byiza cyane rero Alexia ubu ngubu aho ubuhanzi bwawe bugeze naho wavuye naho wumva ujya uriho icyizere kingana iki cy'uko ubuhanzi bwawe buzatera imbere nk'uko byifuza? urebye aho navuye ntabwo navuga ngo ngeze kure ariko nibura nateye intambwe ngiraho mva ngiraho ngera kandi ahantu cyakugera noneho kure cyane. Icyizere rero ndagifite kandi mfite n'intego ariko byose mberagiza Imana bati Imana nshaka kugera hariya ariko utabirimo byose byaba ari ubusa. Yego. Ese uretse kuba watubwiye ko watangiye umuziki wawe mu rugo batabyumva byagira nyuma bakabyumva, izindi mbogamizi wahuye nazo nizihe? Izindi mbogamizi nye n'abantu abamubana avuga ngiye kujya muri ibi ngibi bamwe bati ibyo ntibyakubera ibyo si ibyawe urabona ibi nibi ariko nyine abo bose ngenda nabashimira ariko bakwereka ko ufite koko intego ko ukunze cya kintu buryo we n'umuntu guca intege ukabona urakomeje avuga uti niba bantu bakaba mfite intego kandi koko ibintu bishaka ari n'ibyanjye nyine ukumva ukomejwe nabo bantu bagwaguciye intege. Yego. Utumye ngira amatsiko watubwiye ko uri umurezi wize uburezi ubu ngubu uri umurezi? Ntabwo ndatangira akazi ariko ndangije ejo muri mu kwa 8. Yego ntabwo ndajya mu kazi nyine. Utumye ikibazo nari ngiye kukubaza nkihorera nari ngiye kukubaza uburyo aburera bakira kumva ko mwarimu waba ari umuhanzi ariko ubwo nzakikubaza ikindi gihe tugereranyije cyangwa dukurikije umuvuduko w'iterambere umuziki ubu ngubu ugezeho. Gukora indirimbo y'amajwi n'amashusho mbona ari byo bigezweho, wowe kubera iki udashishikarira gukora indirimbo zifite amashusho? Yego nibyo bigezweho ariko nanone ntabwo uyengagiza wowe ubwawe ngo uvuge ngo buriya ngo ubwo Bruce Melody yakoze indirimbo agakora amajwi n'amashusho mwanye nibyo ndakora afite ubwego agezeho nge ntarageraho. Ubwo rero babwiza iyo wirebyeho ubwawe ukavuga uti ntangiye gutya ninge hanga nzakora gutya bitewe n'ubushobozi nanone. Yego. Nge nkubona bwa mbere nagize ngo uririmba muri korali si bizi niba warigeze kuririmba muri korali? Cyane kuva ndi umwana naririmbaga mu makorali atandukanye. Mu kuvuga ngo impano yawe ni ya kera? Yego nukubona hari igihe ibintu biza ukazavumbura byafashe indi ntera nyine utabitekerezaga kera ukiri umwana ariko tangiye kuririmba muri kwa imyaka 8. Yego. Ese muri famiye yawe mu muryango wawe hari umunyamuziki urimo uvuga ngo ngewe numva runaka ari umufamiliye yakoze umuziki nanjye numva nzatera ikirenge muke, cyangwa kumwe bavuga ngo impano cyangwa isuku kigira isoko? Mu muryango wacu nta wundi ntawe kerekanje na mumuna wanjye mbona nyine utangiye kujya yandika indirimbo imivugo n'izindi ngeze ubuvanganzo naho imbere yacu nta wundi uhari. Yego. Umuntu uvuga ngo no ugiye kubera icyitegererezo famiye yawe abandi bazaze bakwigiraho? Yego. Hari gihe wari wafata cyo kwicara cyangwa ugatekereza kujya kuririmbira abantu runaka ndetse ukaba wanarabigezeho? Yego. Hari ubwo wenda amatsinda wenda tubamo y'abasenga tukajya wenda nko mu mwiherero cyangwa se wenda mu kiganiro gisanzwe bati Joyeuse Araturirimbiye uyu munsi nyine nkumva biranshimishije cyane. Nibyo ngibyo no kwishuri tukiriyo hagataramo kugeze kuba nyine kwakira abanyeshuri mu mwaka wa mbere naho ndirimba mu numva nyine ndishimye. Ukitangira kuririmbira abantu bwa mbere ntago hagize isoni? Ntabwo nyine zibura urumva ugiye kuri public noneho bijyanye n'ibyo mu muryango byo kuririmba wenyine ugiye kuririmbira abantu nka 500 harimo abakunda kuririmba n'abatabikunda harimo abaraguseka nyine bose barimo ariko nyine nagenda nimba nta kibazo.
Iyo umuntu agiye gutangira umushinga cyangwa ikindi kintu aba yarakoze design yacyo akashaka uko azagitangira, uko azagikomeza ndetse n'uko azagisoza, uko bikagera igihe wenda agahura n'inzitizi cyangwa agahura n'ikindi kintu atari yiteze ko azahura nacyo. Kuva watangira umuziki kugeza iyi saha, ni iki wari uzi yuko utazahura nacyo ariko ukaba warahuye nacyo kikabanza cyakugora? Ikintu cyo gutegereza pe, ubundi umuntu ugira amatsiko cyane. Noneho kumva ngo indirimbo ngizamara 2-2 ngiki muri studio, nkumva nyamatsiko araje menshi, nkumva izameze itezazi nyine, nkumva biri ntango mbijya mbimenyera cyane. Icyo kintu cyarakugoye? Ariko ubu warabimenyereye? Maze kubimenyera. Umuproducer wagukoreye indirimbo bwa mbere ni iyihe karite yakubwiye ko ufite cyangwa nihe defo yakubwiye ko ufite ugomba gukosora? Yambwiye ko nandika neza. Yego. Ikindi yakubwiye ugomba gukosora ni iki? Ntacyo arambwira. Babwo ndakimura azakimbwira, ariko ntacyo arambwira. Ni ukuvuga ngo ibintu yakubonanye byose ni karite, nta defo? Nta wamenya, wasanga atari se abivuga wenda, ariko nyine akambwira ati wanda wandika neza, ibyo gusa wenda. Yego. Abantu bakimara kumva indirimbo zawe wasohoye bwa mbere muri studio, nta muntu yigeze aguca intege akakubwira ngo ibyo bintu ntago ari ibyawe birekeye? Ntabwo babura kavuga ibyo bintu ugiyemo iki n'iki, wakurikiye uburezi kandi bwo bwawe, ibintu ukabireka, ntuzabishobona ntaho byagera, ariko nyine abose urabareka ukareba intego watangiranye. Yego. Nk'umurezi wize uburezi kandi nk'umunyamuziki, nuhe musanzu uzatanga mu guteza imbere umuziki mu bantu uzawushinzwe kurera n'ibikunda? Buriya guhuza uburezi n'umuziki hari igihe wenda bisa nkaho bibaye ikibazo, ugasanga ugeze mu ishuri abanyeshuri barimbye indirimbo zawe, ariko umusanzu watanga mu muziki nk'umurezi ni ugutanga za ndirimbo n'ubundi zitanga uburere, zigisha abanyeshuri, zigisha abantu, zigisha abakuru, nyine bose bakabona ko harimo nyine isomo bakuramo. Yego. Nigiriye akabazo k'amatsiko, nk'ubu ngubu uramutse ushatse umugabo udakunda imiziki, ukunda umupira kandi wowe ukumva udashaka kureka umuziki, wabyifatamo gute? Ibyo bintu rero ubundi niba umuntu agukunze akundana n'ibyawe byose, wowe kuvuga ngo umugabo udakunda umuziki ubwo nanjye ntiyaba nkunze. Ngo umugabo udakunda umuziki nta kintu mwavugana? Simvuze gutyo, ahubwo iyo umuntu agukunda akundana n'ibyawe byose, ntabwo uravuga ngo ndagukunze ariko reka ibi, oya uwo nyine uwo nguwo batangiye kuzamo imbogamizi nyinshi. Niba none uvuga n'ubundi ngo ndagukunze ngareka ngo iwanyu ngo simbashaka, ubwo se urumva ko yaba agukunze. Iyo umuntu agukunda ukundana n'ibyawe byose. Yego, tureka rero tujye ku musozi w'ikiganiro cyacu, ugire ubutumwa uhereza abafana bawe bakunda umuziki wawe ndetse n'abandi bagiye kuwukunda batari bakuzi ariko bagiye kukumenya. Icyo nabasaba wenda sinangiye gusa ndasabira n'abandi, nibadutere imbaraga, badushyigikire, badufashe, ako cyane cyane batugira inama, ahangaha akora gutya, hindura ibi ngibi, bya bintu bari byiza cyane, bituma ugenda mu mujyi abantu bifuza. Yego. Urakoze cyane rero, twari kumwe na Mutuyimana Joyeuse ku Iteka TV. Mujye kuri chaîne ya YouTube mukore subscribe, yitwa Mutuyimana Joyeuse. Ndetse no ku niki kiganiro muzakibona ku Iteka TV nyine, abatari bakora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro tubagezaho bibagereho neza cyane, bibubaka 5/5. Mwibuke gukora like ndetse muduhe n'ibitekerezo byanyu, nabyo ni ingirakamaro kandi ni ingenzi, biratwubaka cyane. Wakoze cyane Mutuyimana Joyeuse. Namwe mwakoze cyane, ndabashimiye. Urakoze cyane.